Kambasuhuza kandi mbaye ikaze nanone kuri Elisario Estate. Murabizi iyo nagarutse nifatiyemo imari zo mubizi ko zihari ku bwinshi. Ni nako kuri rero uyu munsi tugeze Kibagabaga aho tuzanye inzu zigera muri ebyiri z'ama etage meza cyane. Iyi ngiri ibumoso bwanjye n'iri iburyo bwanjye zose ziragurishwa kandi ziri ku giciro kimwe, gusa zose zifite detaye zimwe na parking isa naho ari imwe bingana. Ni inzu nziza cyane, ndabinjiza muri iyi ngiyi iburyo bwanjye, ariko n'iyi ngiyi uje gusura zose wazireba kubera ko zikase kimwe kandi zinameze kimwe, gusa ziri muri quartier nziza ya Kibagabaga kandi zose ziragurishwa ku giciro cyiza cyane. Izi nzu rero buri imwe igiye ifite ibyumba bigera mu byumba 8, dushe na toilette 8, rooftop nziza cyane. Murabibona tugezeyo hano tuhafite parking y'imodoka 3 ziparitse neza z'amajipe yewe zitanabyigana, ariko niba uzi Kibagabaga nziza ya VIP izi nzu niho ziteretse. Ni inzu nziza cyane kandi ziteretse ku butumburuke bwo hejuru, kugira ngo urimo urabibona yuko fondation yazo ari ndende cyane. Hariya hose hagiye hazengurutswe n'indabo nziza cyane, hose murabona ko nizikura zizaba zisa neza. Dukomezanye rero tunihutana, sinkusige tugenda. Ni inzu ifite n'amanex mu gikari, ariko ndayabereka maze kubereka salon n'igikoni. Dukomeze rero tuzamukane. Hano turahasanga icyuma cyiza cyane cya aluminium kiduha ikaze kuri balcony. Ni balcony nziza, balcony ni yisanzuye rwose ngari. Ikindi kintu nakundi ino nzu yubakishije ibikoresho byiza cyane bikomeye kandi bimeze neza. Hano tuhafite design nziza y'amabuye meza cyane ateye irange ry'umukara, ariko reka nkwibarize wowe niba ushaka kuzajya ubona inzu n'ibibanza bigurishwa muri Kigali no hanze yaho, iyi channel nibyikora kora subscribe kugira ngo ujye ubona imari nziza. Hano tuhafite urugi rwiza cyangwa se amadirishya meza aluminium. Urabona yuko iyi nzu yubakishije ibikoresho byiza kandi bikomeye cyane. Tukomezanya muri salo, zifite salo nziza nini yisanzuye ngari, amakaro meza cyane. Hejuru tuhafite ceiling nziza cyane irimo ya system ya snake lighting. Urabona ko ari amatara meza, nibyo bigezweho muri iyi minsi. Plafond igiye izengurutswe n'urumuri hose, urabona yuko ari ibintu byiza cyane. Nitwibagiye kandi hano ko tuhafite design nziza kuri wowe ukunda gutaka salo, ushobora gushyiramo hano amafoto ukarimbisha salo yawe neza rwose. Dukomezanye hano turahasanga salle à manger. Ni salle à manger nziza nini nayo ubona ko isa neza. Hejuru dufiteho ceiling naho ijya kumera nk'iyo kuri salo tumaze kubona. Dukomereze mu gikoni. Dufite igikoni cyiza cyane gisa neza kandi giteguye neza. Bamama mukunda gutekera ahantu heza cyangwa se abakobwa, aha hantu ni heza cyane. Hariya tuzahashyira lavabo nziza, hano tuhashyire kuka, noneho uhindukiye gutya gatoya hano tuzahashyira fridge, ni za fridge nini cyane. kandi nanone hano dufitemo agastoke keza cyane. Urumva ko inzu yacu yujuje ibisabwa, ariko sinagenda cyangwa se ngo nkomeze ntaberetse no mu gikari. Uhagaze nko muri no nguni ya hano hirya nibwo babona noneho cya gikari cyacu kiriho akanet. Ubwo hariho ikigega, hakabaho akazi k'umukozi ndetse n'igikoni cyo hanze. Reka mbabwire, reka dukomezanye rero ntangire matemberezi. Iyo ni inzira ishobora guhita ikomeza isohoka ijya ku irembo. Reka dukomezanye rero tujyane no mu byumba mbibereka nk'uko natangiye mbibabwira ibyumba 8. Dukomezanya rero twinjirana mu byumba byacu, ariko sinarenga ahangaha ntababwiye igiciro cy'iyi nzu cyangwa se n'iriya yo hirya. Iyi nzu ugize ishimamo cyangwa se ushaka kuyigura iri ku giciro cya $470,000. Ubwo ni inzu imwe ukaba wahitamo iyo ushaka, yaba iyi ngiyi cyangwa iriya yo hirya. Dukomezanye hano ho dusanga icyumba cya mbere, ariko banze bereke urugi, barebe urugi, gira ngo nuza nibwo uzabibona. Ni inzugi nziza cyane. Kino cyumba gifite hano bathroom, reka tubanze tuyibereke. Urabona ko ari dushe nziza nayo yisanzuye. Dukomeza, sinshaka kubatinza muri ihangano tugiye twandagayemo. Ni ibintu byo bagenda batunganya kuko inzu zacu ni nshyashya. Ni icyumba kinini gisa neza, gikase neza, amatara meza. Uhindukiye gutya usa n'uhagarara hano nibwo uza kubona noneho ya garderobe yacu. Urabona ko ari icyumba kinini gisa neza. Ubwo kandi twite tunakomezanya tugendana, noneho mbereka n'ikindi cyumba. Hasi tuhafite ibyumba bigera muri 2, ariko ya salo noneho hano nibwo uyibona ukabona ko ari salo nziza cyane iri presentable. Hanyuma hano tuhafite amastairs cyangwa se amaescalier azamuka hejuru, niyo tugiye gukoresha. Ariko reka manze mbanyuremo muri iki cyumba n'ubundi kibanyerekera. Urahera kuri dushe yacyo, gifitemo nacyo dushe. Iyi nzu ikase neza pe,
ni ukuvuga ngo buri cyumba kigiye gifitemo dushe na tuwarete. Turabona ko iki cyumba cyo kinasohoka ukaba wahagarara hariya ku kabaraza ukigendera. Ibyumba binini cyane. So mumaze kubona ibyumba bibiri za esikariye zacu tuzamukaho neza, ariko nanone hano harimo umwanya mwiza munini rwose ubona ko wawubyaza umusaruro. Iyi nzu nini ni y'umuryango. Katuzamukane rero no ku gice cyo hejuru. So tukigera ku gice cyo hejuru turahera hano kuri iki cyumba, nacyo ni icyumba cyiza kinini. Reka twinjiremo tukibereke. Nacyo kandi gifitemo dushe na tuwarete. Ni icyumba kinini cyane ubona ko cyisanzuye rwose kigari, gifiteho na balkoni nziza cyane. Dukomeze no kuri dushe na tuwarete yacyo, urabona ko ari ibyumba binini rwose, uretse kuba bifite ibyumba byinshi ariko ni na binini, ni ibyumba byiza cyane. Dukomezanye rero tujya no ku yindi sayidi aho dusanga ikindi cyumba naho cyiza cyane. Reka twinjiremo hano, turahasanga icyumba kinini cyisanzuye kimeze neza cyane. Ubwo turasanganirwa na garderobe kandi nziza, urabona ko ari ya karite nziza cyane y'amagariderobe. So dukomezanya, iki cyumba cyacu nacyo gifiteho bathroom, dushe na tuwarete yacyo kandi nini. Jya undebera size yabyo, urabona yuko ari binini cyane rwose, nta kintu wanenga. Dukomeze rero, dukomeze mu kindi cyumba, ubwo ni icya gatatu. Hano ni icyumba cyiza cyane nacyo kinini cyisanzuye. Mbese ibi byumba byose bimeze kimwe, urebye video wagira ngo ni icyumba kimwe kuko byose ni binini, kandi nacyo gifitemo bathroom yacyo na garderobe. Ngira ngo muri kubibona hano tuhafiteho bathroom nziza cyane, nayo nini rwose ubona ko ihagije. Twinjirane muri chambre principale cyangwa se master bedroom. Ni master bedroom nziza nini yisanzuye rwose ngari, ngira ngo niyo ntabivuga ibintu byinshi. Urumuri rwiza hejuru, urabona ko hariho amatara meza cyane. Hanyuma tukagira garderobe nziza kandi nyinshi zihagije. Ikindi kintu nakundiye iyi chambre principale cyane, ifiteho urubaraza rwiza cyane kandi runini. Si rooftop gusa iyi nzu ifite n'urubaraza ubona ko rwose ruryoshye. Iyi chambre principale ifitemo dushe nziza cyane nini yisanzuye rwose ngari, urabona ko ari nini cyane. Nubwo bataresitaramo amatuwarete ariko nta kibazo, uzasanga byagezemo. Hano tuhafite shawa nziza cyane, urimo urabibona. Mbese iyi nzu ni imari kuri miliyoni za 470 zirimo n'ibiganiro bike Kibagabaga yo munsi y'ibitaro. Iyi nzu ni gucika. Reka dukomezanye kuri furo yo hejuru, iriho na rooftop. So twasesekaye kuri ya furo yo hejuru iriho na rooftop, ariko turasanganirwa n'igikoni cyiza cyane. Ubwo nicyo hejuru gishobora kuba cyagufasha mu gihe ufite nka event yabereye kuri rooftop yawe, ariko aya mazu yo muri Kibagabaga yubatse neza kweri. Iki ni igikoni cya kabiri. Hano rero tuhafite tuwarete iri open na bathroom yayo, urabona yuko ari ahantu naho umuntu uri kuri rooftop ashobora kuba yakoresha. Dufite hano icyumba nacyo cyiza cyane, reka nacyo tukibereke. Ni icyumba cyiza kinini kandi cyisanzuye rwose kigari, kirimo na garderobe. Mbese iyi nzu ibyumba byayo byose ni byiza kandi ni binini. Ubwo dufite n'ikindi cyumba kuri no side ya hano, aricyo kingiki. Ubwo nicyo cyumba cya 8, ngira ngo mwabibonye. Hagati dufite ibyumba 4, hasi ibyumba 2 6, hano ibyumba 2 bikaba 8. Ibyumba byiza cyane binini kandi byisanzuye, garderobe nziza cyane imeze neza. Tugahita tugira hano na bathroom y'iki cyumba, urabona yuko ari bathroom nziza cyane nini kandi yisanzuye nayo. Mbese ushatse nacyo wagikoresha nka chambre principale. Nkwibutsa ko buri cyumba cyose kigiye gifiteho balkoni yacyo, ntuzagira ikibazo cyo kugira view cyangwa se kugira ahantu waka-accessinga ho wajya ukaba witekerezaho neza. Hano tuhafite rooftop. Dufite rooftop nziza cyane, ni rooftop nini yisanzuye nziza nini. Mbese ufite nk'abantu bagera muri 50, urabona yuko hostingira hano abantu 50 bose kandi baguwe neza, bameze neza cyane. Ikindi kintu dufite cy'ingenzi, dufite view nziza cyane, aho ureba stade Amahoro witegeye ku Gishushu, Nyarutarama yose. Mbese izi nzu za Kibagabaga utayiguze kandi ufite gahunda yo kugura inzu, waba uhombye cyane. Niba rero uri kuri notion yacu ya Elisalio Estate wageze ahantu hanyaho, ntuzigera uhomba cyangwa se urogirita. Mutuvugishe rero tubageze kuri inzu nziza ndetse n'izindi dufite, tugendera ku byifuzo byanyu nk'abakiriya. Murakoze cyane.